Mugisha Rwanda TV ni yanjye ni yawe, ni ihuriro ry'amakuru ya Gikristo asesenguye kandi ahumuriza imitima ya benshi. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze inshuti bakunzi ba Mugisha Rwanda TV, aho muherereye hose mwumvamo ikaze mu biganiro byacu tubagezaho. Mwe mwakanze subscribe, mbifurije gwa mukaronka namwe mutarakanda subscribe, umwanya n'uyu kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye tuzatubagezaho hano kuri Mugisha Rwanda TV. Uyu munsi turi kumwe nanjye Prince, inyuma imbere ya kamera hari Bishop Gerard, akaba rero tugiye kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, katugira inama, tubwire muri make niwe tugiye kuganira, dusobanura ibintu byinshi bigiye bitandukanye turi kubona ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube bisanzwe. Bishop ndakwakiriye. Amina burundu. Umeze neza? Yego cyane, yo bifatanya n'abazima bagifite ibyiringiro kuko isazi nzima iruta intare yapfuye. Hari ikintu ngiye kukubwira ariko nawe no muri comment bajya babikubwira. Niwe muntu wambara neza w'umushumba abantu. Guhera ku nkweto kuzamura ku ipantaro kugera hejuru ku marinete ntabwo ndambara n'imyako. Bishop ndakwakiye mu kiganiro, ngira ngo wakinjizamo abandi bantu mu kiganiro basengera. Mbashimiye abakunzi ba Mugisha Rwanda TV mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye, East Africa, Iburayi, diaspora bose mbahaye ikaze, bagubwe neza. Imana ikomeze kubareba icyoroshye, ikomeze kubishimira. Nasengesho batunyurizaho, nsengesho dutereka imbere y'Imana. Imana yihanganisha abari mu byago, Imana yihanganisha abari mu makuba, ubuzima bugoye, abo bose Imana ibagirire neza. Kandi dusengeye n'abadukurikiye bose bahabwa umugisha, bumve ibyo tuvuga byo umumaro muri bo, ubusobanuro dutanga buyoborwe na Mwuka Wera. Amen. Amen. Twinjira mu kiganiro nguko. Mu minsi ishize yego hari umugore witwa Mama Charlene yagiye hanze ku mbuga nkoranyambaga ari kubwira abagabo ngo bamwe muri bo ngo ni imbwa, barangije baravuga ngo yabatutse, bajya ku mbuga nkoranyambaga baramwiha yongeye kugaruka mu nkuru. Ubwa mbere abatuka kumba numva nabashaka kumuvuga uriya mudamu se mbo, ariko kuko ari mushiki wanjye, nkaba musaza we, nagira icyo mvuga. Ndatekereza iyo tuvuga izina rya Yesu rimwe rimwe dusa nkaho tutanarizi, turivuga tutarizi, kuko Yesu yari umugwaneza kandi Yesu yari yoroheje mu mutima. Rero mushiki wanjye Mama Charlene, yego, niyo abantu bakora amafuti ntabwo ari byo kubita imbwa. Simbavugira kuko ari abagabo, kuko bariya abagabo ni abacuruzi. Imbwa ni umuntu utagira aho yikora. Iyo umuntu mwisi imbwa ni wa muntu witwa ntaho nikora. Ariko bariya ni abashumba bafite amatorero, ni abakozi b'Imana bagenzi be. Yabita ko wenda batanye cyangwa baguye, ariko nanone ntabagereranye n'dogi, ntabagereranye n'imbwa, kuko Raila niwe wavuze ko ari imbwa, ahubwo Mama Charlene yavuze yuko ari tuntu batwita ngo iki, inyagasozi. ariko se nazo simbwa, simbwa zo z'inyagasozi nibwo ni imisega, kuko imbwa z'inyagasozi zitwa imisega cyangwa imihari. Yego, ntabwo ari byiza buriya. yongera nabisubiramo noneho muri titire mu kiganiro yakoze.
rero icyo nafasha abantu badukurikira bamukunda natwe badukunda kumenya Imana ni kimwe, no kuyizera ni ikindi, no kuyikorera ni ikindi, no kwitirirwa izina ryayo ni ikindi. Rero ndatekereza ntabwo wakosora ikosa ngo urikosoze irindi. Abantu benshi muri izi mbuga nkoranyambaga bakosoza ikosa irindi, ariko ntabwo ari byo. Nimba yarabonaga bakosheje, ntabwo yajyaga guhita bafata ngo abahindure Nyagasozi imisega, kuko ni abagabo bari kumwe n'abagore babo, ni abagabo bibeshejeho, batajya iwe, batarya iwe, bagakora, bafite ibyo bakora, kuko hari abantu batazi ko iyo Justin ari kuvuga cyangwa se Ezekiel cyangwa Claude abari kwinjiza baba bari mu kazi. Rigenda numva bababwira ngo nibagende bashaka akazi kandi akazi bagafite. Rero umuntu yakosheje hari uburyo wamukosoramo, ariko gukosora umuntu umwitiranya n'akanyamaswa uri umukirisitu ni ikosa. Icyo ntabwo nkivuze kubera ko ndi inshuti nziranye na Claude, nziranye na Ezekiel, nziranye na Justin. Nkivuze kubera ko uwo mushiki wanjye yakoze ikosa, kwita abantu udukoko ndetse tubi twimisega yo ku gasozi. Ari nayo mpamvu usanga imbaraga zaho twakageze tutazigira, kuko natwe twagiye twisenya mu buryo tutazi. Rero numva aricyo nabivugaho, kandi tubonereho no kubwira abandi ntabwo ari byiza gutukana. Ntabwo ari byiza gutukana. Njyewe naza hano ngakosora ibintu ntubyumve nk'uko nabikosoye. Ubundi ushaka gutuka umuntu ntumutukira ku mbuga nkoranyambaga, kereka iyo yagututse wenda ukaba ushaka kumusubiza imbere y'amahanga. Ariko nabyo Bibiliya iravuga ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Rero numvaga ku bwanjye yakoze ikosa, gufata bene se akamita utwo dukoko, kandi koko nimba ari umwana w'ubwami, kuko iyo avuga amagambo ye yuzuye ubutyoza, ariko ubutyoza ntabwo ari bwo buzatujyana mu ijuru. Tuzajyanwa mu ijuru n'imirimo myiza twakoze. Rero kuri jye numva kuba yatuka abantu b'abagabo, uretse n'abagabo, n'undi muntu wese kumutuka ni icyaha, ndetse n'amategeko aragihanira, uretse ko baba babihinduye showbiz. Ariko uzindutse mu gitondo tugahura ukanuka ngo wambagawe duhuriye mu muhanda, nakitabaza inzego hafi aho, ntekereza ko bitaba byiza. Dukore showbiz, ariko showbiz itarimo gutukana no kwandagazanya ibintu by'igifisire, ibintu bisuzuguritse bitatwubahisha nk'umumama, bitakubahisha nk'umugabo. Numva ari uko bivuga. Justin yagiye hanze, agenda asohora ikiganiro cya Kasamutwe, aramusubiza ko biriya byari bikwiye nko ku bakozi b'Imana kuza ku mbuga nkoranyambaga barimo baterana amagambo. Guterana amagambo kuko bari muri showbiz ni ngombwa. Ni showbiz ngo nta bakozi b'Imana bagakwiye kwiyubahisha. Nyine guterana amagambo muri showbiz, kuko urumva umwe aba yavugiye ku mugaragaro, yego, n'undi akavugira ku mugaragaro. Uko numvise ikiganiro Mama Charlene yagitangiye avuga ko ari kwiyamenya agasozi, azinya agasozi, zigize abahanuzi, zikaba zisenya ingo, akaba ari gusenya ingo z'abantu. Yaravuze nabi.
zikaba ziri kubuza abantu amahoro, zikica amakwe y'abantu, zigatandukanya n'abantu bakundana. Aho yavuze neza 100% kuko jewe mfite abantu banyanga, batanyanga kubera ko nabakoreye ikosa, ahubwo banyanga kubera uko abantu babambwira. Kuko abantu benshi mu murimo w'Imana bangirira ishyari. Abakozi b'Imana benshi ni baki, benshi bangirira ishyari. Abakozi b'Imana benshi hafi 98% bangirira ishyari. Kandi bangirira ishyari ndi umuntu uraho, ntawe ushobora kumvuga neza uko mumbazaho. Yego. Kandi narabafashije, ndabubaka, bayinyigisho, mbaha amasemina, ndabatoza bavamo abakozi b'Imana beza. Ariko nta mutima wo kumva bankunze bagira. Babazi ko nabatwara abayoboke, hari n'abantu babazi ko mfite abantu benshi bankunda, ntabo je mpagaze gutya. Ejo bundi nagize ikibazo cy'ibihumbi 10. Nshaka umuntu nabiguza ndamubura. Narahantu Nyabugogo saa 6 z'ijoro, shaka umuntu nakitabaza kuri telefone nkanyoreza 10,000. Ndamutekereza ndamubura. Biba bikwereka ko ariko je mfite abantu barenga miliyoni. Basaba. Urumva? Icyo ushaka kuvuga rero ku bya Mama Sharirene. Mama Sharirene ibyo yaravuze byari byo. Nimba hari ikintu kibi kiriho muri iki gihe, ni ubuhanuzi. Ubuhanuzi butwambura inshuti, umuhanuzi arajya ku muntu akamenya, umuntu akamukubazaho, umuntu akaba yambonye hano kuri social media, kamaze atariko mbwira Gerard ni muntu ki, ko Gerard mukunda ariko mba nkeneye kumumenya. Unakitanga turi uramuzi, uriya ni mubi cyane, ni nka kazunga ry'abantu. Ugasanga umuntu agusize ibara rikomeye, ugasanga umuntu agusize umwanda ukomeye, akavuga n'ibintu bitabaho ku isi. Nimba ari ikintu kigwiriye kandi kimaze gufata intebe, ni urwango rukomeye mu bizera. Kugeza ubwo umuntu aguhimbira ikintu utazi. Niyo mpamvu nkubwira wowe nkurikira, ntuzigere ugira umuntu mbaza, ntawe uzakumbwira neza. Kuko benshi bafite ishyari no kuba ndiho, no kuba ntivuga kuri social media, kuko baranyishe birabananira. Bankoreye ibibi byinshi biranga. Ntukagira umuntu mbaza, jya ubazanye. Niyo mpamvu ntanga nimero ni 0,88 458 mpamagara mu gitondo, mpamagara ku mugoroba, uzamenya ibyo mbamo. Wabitinya kubimenya. Urumva? Rero ibyo yaravuze ibyingo ziri gusenyuka kubera abahanuzi nibyo. Dufite imiryango myinshi iri gutandukana ngo Imana yavuze kandi atari Imana yavuze. Dufite abagabo bari gukubita abagore ngo Imana yababwiye ko abagore babo babaca inyuma. Dufite abagore batakizera abagabo babo ngo Imana yababwiye ko abagabo babaca inyuma. Mbanza mvuga iki? Nta nyungu Imana ifite mu kumenyesha ko umugabo wawe aguca inyuma. Nta n'inyungu Imana ifite mu kukumenyesha ko umugore wawe aguca inyuma. Nta n'inyungu Imana ifite mu kukubwira ko abana bari mu rugo harimo 2 batari abawe. Ibyo bintu byose mwirirwa mwakira ntabwo ari ukuri, ni ibinyoma. Kuko yo ibyo byumvise ntibigutera gukizwa, ahubwo bigutera kugwa, bikakurema mu urwango. Ntabwo rero Imana ibwira umuntu ikintu kimutera urwango, nta nubwo Imana igwira umuntu ikintu kiri bumugushe. Cyo ni kimwe. Kabiri,
imana ntabwo ishobora kukubwira ko nkwanga kuko ifite ubushobozi bwo kukundinda kandi nkwanga utabizi ariko izi kuri umunyentege nke yikubwiye ko nkwanga nawe uhita unyanga nuko umuntu aremye bigukururira kwinjira mu mwuka w'urwango nawe rero umuhanuzi waguhanuriye ngo umuntu arakwanga yarakubeshye uwaguhanuriye ngo urugo mugabo aguca inyuma yarakubeshye ibyo si imana ibivuga wakubwiye ngo umugore aguca inyuma niyo yaba bikora imana iba ifite inzira zo kumwihanisha ku giti cye ariko wowe mu bantu utabimenye nawe uwaguhanuriye ngo uriya muntu si uwawe urugo rusohokemo yarakubeshye imana itubwira ibiduha amahoro ibituma dutuza ntabwo itubwira ibiduhahamura bikurikirana rero icyo yari avuze ku buhanuzi buriho muri iki gihe hariho n'ababwira abantu ngo babaha amafaranga hari umuntu ucuruza mu mujyi amatelefone yambwiye nari ngiye kumusaba kumwaka telefone uretse ko nasanze zitaraza ambwira ko yazitumije hanze ni umumama ucuruza amatelefone mu mujyi yaranguza yatunze umuhanuzi agera ku rwego amwubakira inzu nziza amukorera byose ariko amwimye ikiraka cy'ibirori yari afite umuhanuzi aravuga ngo ngiye kukuvuma ibaza umuntu wakubakiye inzu yo kubamo akagutunga ndetse no ku munsi w'ibyo birori akagufungira envelope y'ibihumbi 500 kagati kiraka sinkiguha kuko ndaza gukora ibintu biri profession byo mu bantu biyubashye nkanjye ndabona utabishobora urumva ariko dore ituro ry'uko twasenganye amufungira 500 arayamo arangije amukangisha ikintu gikomeye ngo agiye kumuvuma ngo ibyo ufite byose ngo nuko nagusengeye ukabibona ngo ngiye kugusosengera ngo byongere biyoyoka byayoyoka kubera uri kanwa kabi ariko ntago byayoyoka kuko wasenze nta wavumu w'Imana itavume nta wavumu w'Imana yahaye umugisha ntibakajye birwa bakangisha imivumo ninjye wamusegeye uyu mumama wona gutuza ambwira ati mfite ubwoba ndabwira ni ntabwo Imana igikora iryo kosa biba yari ibyo abantu bajya uko batekereje ibyo batwifujeho ibyo bashaka tutabibaha bakajya kuvuma ntabwo ari uko Imana ikora ntabwo Imana ikorera muri kamere no mu marangamutima yanjye Imana ikora nk'Imana niyo mpamvu hari imivumo abantu birirwa batuvuma aho kugira ngo idufate igahinduka imigisha dufite abantu batwifurije gukena tukabazama ibobo tukababasazi ku mihanda baratanga rero batubona turi abasirimu kuri social media baratanga rero batubona turi kurya tunywa kuko bo bifuzaga ko tuba abasazi bifuzaga ko duhinduka za mayibobo ariko uyu munsi turi abagabo igihugu cyemera isi yemera yaba Imana yagenderaga ku mijinya abantu badufitiye kubera twabimye ibyo bashaka uyu munsi ntago tuba dugifite ijambo rero yavuze ukuri aranasaba ati n'undi muntu ufite umuhanuzi wamujujurije ampamagare nanjye ndamushyigikiye nashyire hanze abo bahanuzi birirwa bajujubye abantu basenya ingo z'abandi aho ndagushyigikiye ariko ikosa rikomeye ari naryo ryatumye Juste aza ikosa rikomeye ni ukomeshoninga amazina y'abantu ukayavugaho ugasanga mu by'ukuri ntabwo wajuje kuvugira Imana ahubwo wajuje kuvuga hari agace k'abantu wibasiye kuko jye nemera ko Imana impaye message cyangwa se bukaba ari ubutumwa akaba ari ubutumwa cyangwa se inyigisho nadukanye nta bantu nazanamo ikose rero yahise ashiramo Juste w'Igihara Ezekiel wa Kimisagara kandi nabo bafite social media bafite kamera ibyo ukora nabo bazi kubikora rero kuba Juste yamusubizanyije uburakari
ibyo nabyo ndabyumva yego tigute ibintu bya mama Sharirene na Juste ni ibintu bimaze igihe. Mama Sharirene agira atya agakubita ikibombe kimwe kuri Juste na Ezekiel, akagira ngo rero ntabwo bazi gusubiza, nabo bakamusubiza. Rero ushobora kunshokoza uganshokoza utera igihugu cyanjye ukoresheje Kalashnikov, nge ngahita ngusubiza nkoresheje RPG cyangwa ngakoresha ibifaru. yego Wakurikiranye? Kuko yewe sindeba ngo uyu haduyi wakoresheje Kalashnikov mpfa kuba mbona ko waje mu ishusho ya haduyi. Rero Juste we yahagurukije, nta nubwo yahagurukije za migi. yego Yahagurukije za migi, yahagurutse ibifaru. Avuga ati uranyatatse reka nkurase ujye kure yanjye. Biriya babyita gukubita haduyi kugira ngo ijye kure yawe. Yarashe rero, yarashe akoresha amagambo akomeye, akoresha amagambo agoye kuyumva, ariko yasubizaga uwaje agaragara nkaho ari umwanzi we. Mwibutse ko kuri social media y'umuntu akuvuza izina akarivuga nabi, aba afite intego imwe mbi. Ntugire ngo ni intego nyinshi, ni imwe ariko mbi, mbi cyane. Ni wumva umuntu yamvuze nabi kuri social media, yaba ari uwandika muri comment, yaba ari uwakoze ikiganiro, aba afite intego imwe, ntabwo ari yo kugira ngo acuruze gusa, oya, aba afite intego yo kukwangisha abakunzi ufite ku mbuga nkoranyambaga. Kandi mama Sharirene aza akamaro k'abakunzi bimbuga, aza akamaro k'abakunzi kuri social media. Iyo ufite abakunzi kuri social media, iyo utatse baragutabara. Nta wagusohora mu nzu, nta wakwirukanira kawunga, ariko abakunzi banjye bari, urumva, barahari ariko bigaragaza. Urumva, iyo ufite abakunzi kuri social media, umuntu yakuvuze nabi aba ari kubwira abakunzi bawe ngo ni mu mwange, mu nkunde. Ntabwo rero wabona umuntu ushaka kukwimisha umuceri, kandi nk'uko yabivuze wafite firigo irimo inyama kuri social media, yarahakuye abakunzi bamwishyurira etaje, yarahakuye abamuguriye bubu, yarahakuye abamuguriye rishe, yarahakuye abamwishyuriye minirivare z'abana, kuko nta mashuri yandi nta n'akandi kazi bari abagore bigeze bakora. Ni ukuvuga kuri social media bareshya imitima y'abantu. Ezekiel rero na Juste nabo bari kureshya imitima y'abantu, bafite abakunzi. Iyo uri kubavuga nabi rero uba uri kubakuraho abakunzi babo, ubahindura abanzi. Kabiri, uba ushaka ko abana babo batiga. Gatatu, uba ushaka ko batongera kurya. Kane, uba udashaka ko bongera kwishyura inzu. Gatanu, uba udashaka ko bongera kugira iterambere na rimwe bagira. Bivuga ngo aho wageze ntuba ushaka ko bo bazagira gute bahagera. Niyo mpamvu rero Juste ahita ahaguruka akavuga ati genda hagurutsa migi, nagurutse n'ibifaru nkurase kugeza ubwo ujya kure y'ibirometero by'abakunzi banjye. Uranyumva? Iki nicyo kintu bantu mudukurikiye, nubona umuntu bari kumuvuga nabi, nta kindi barashaka kumubuza ibirayi. Rero ntabwo umuntu yashaka kugufata ku munwa ngo uceceke. Urumva? Ntabwo wakemera ko umuntu agufata ku munwa akoresheje akanwa kandi nawe ari kufite. Uhita uhagurutsa reko guta, uhita uhagurutsa Charles de Comba ukavuga ati ngiye ku rugamba nigize kure uyu mwanzi. Bishop, ko Juste ari umukozi w'Imana akaba yakoresheje ari amagambo akakaye, abakristo bari bumubone be barabyakira biteye birabe? Buriya hari ibintu abantu badaha agaciro. Mbigusobanurira. Ntabwo iyo ugiye kurasa
wowe icyo ureba iyo uri kurasa haduyi ntabwo wita ngo abaturage barabifata gute. Oya, wowe ni wowe uzi icyo haduyi iri kuguhombya. Wabyumvise? Kuko ugiye gukora ibintu ukabanza kwibaza ngo abaturage barabifata gute, bazabyakire gute, kandi uri mu ntambara. Oya, yurasa uwo wamaze kubona ko ari umwanzi wawe, ntabwo ujya kubara imibare ngo abakristo ngo barabifata bate. Oya, wowe urarasa icyo urwana nacyo ni ukwigiza kuri umwanzi, ibindi uzaza ubyisobanureho nyuma, ariko wamaze kwikiza icyari kikubangamiye. Rero uko babifata kose n'urwego rwose babishyiramo, uri gukurikirana, ntabwo byabuza abo ba Kristo gukomeza kumwizereramo. Urumva, we niwe uzavuga ati uriya muntu yaramereye nabi. We uko bazabifata kose hari abo bigusha nyine, ariko hari n'ababyumva bakumva ko ari showbiz, hari kandi n'ababifata nkaho nta cyabaye. Rego umuntu kuba avuze nabi muri uyu mwanya kubera umubabaro w'ibyo yabonye cyangwa y'ibyo yavuzweho, ntabwo bivuze ko yataye Kristo. Ese intungane ibwira icumuye kangahe? Ibyo bintu ni abantu babyivugiye. Ariko burya nta n'umwe utire icumuye. Gusa ugira ngo karindwi ahubwo bavuze ni gake. Uratekereza ugacumura, wareba ugacumura, byumviro karindwi ni gake. Reka twigire ku bayobozi b'imihanda. Wowe ko nabonye nta garade bigeze baguha. Jewe ariko ndi retired. Imihanda wayivuyemo? Jewe ishinzwe umutekano w'abariya bose. Wigeze wumva se bashyiraho cyangwa uri maneko wabo? Nshinzwe urwego rw'ubutasi ku mihanda. Nshinzwe umutekano nyakubahwa, ahubwo reka zuze perezida, nyakubahwa perezida w'imihanda Pastor Claude. Wubahwe ariko umenye ko ari njye ushinzwe umutekano wawe. Ese ko beguje Rwema? Rwema buriya yari afite intege nkeya, nawe araza kubyivugira buriya mu kanya. Ikibazo nuko nabonye uwamweguje yahise ashyiraho n'inzego zose. Nyangira ngo hari kongere ya guverinoma yagombaga kubanza gute cyangwa yarateranye ntiwabimenya. Kandi twebwe ngewe icyiza nuko nshinzwe umutekano wawe. Kandi buriya wowe ikibazo mbajije ngo kuko nta mwanya bampaye, hari inzego zitavugwa mu Rwanda kandi arizo zikomeye. Yego, hari abantu batajya bapfa kugaragara ngo baboneke bicaye mu nteko, baboneke bicaye muri Sena, baboneke bicaye ahantu hatandukanye, ariko ari inzego zikaze. Abandi mugenda mu mavuko. Urumva, hari inzego utazapfa kubona zitajya zinambara, nta nubwo zikunda kuberwa na uniform, ntizinakunda uniform. Urwo rwego waruzi se? Kandi nirwo rukaze, ni narwo igihugu gishingiraho burya. Ni narwo rufasha umutekano wose gutya mu maboko. Ntabwo umutekano buryo oya nyine buriya bari abanyamihanda kuba batagize ngo batumbanome. Jewe nuko nzi ko akazi tugakora neza. Cyangwa imihanda yayivuye? Nabyo birashoboka, ariko byose ni nka bimwe. Icyanya cyo ni iki? Ntabwo imihanda wayivaho. Twihera ukuri turagufite. Ntabwo imihanda wayivaho. Icyo wahindurira wenda ibintu bimwe na bimwe, ariko si umuhanda wawe uvaho ute? Uzi iyo uvuye ku muhanda bakugarura amajyambere aragucika. Ubu se leta y'u Rwanda yaciye gutura mu manegeka abantu bazamura ku mihanda. Ahantu hatagiraga imihanda hadashobora kugira amashanyarazi n'amazi, leta yakuye abaturage bazamura ku mihanda. None urava ku mihanda, uvuye ku mihanda wapfa. Nta mbangukira gutabara yakugeraho vuba, nta bitaro biri hafi.
yego nta mazi nta mashanyarazi nta uzave ku muhanda jya utegererezaho n'iterambere ryose riri yego ariko iyo uhatuye neza ukahatengeneza ukahakorera ibyangombwa ntutume harara ibyo ni imvugo y'umuhanga ntabwo ari imvugo y'abana uri kuyumva neza hanyuma rero twe kuba nta rwego twahawe muri minisiteri muri perezidanse ya Claude perezida w'imihanda ntabwo twebwe ari uko tudakora ahubwo twebwe turi urwego rudakunda kuvugwaho ariko rutajya runagaragara ariko rukora cyane nawe azi ko ruhagarariye byinshi buriya nitwe tuzajya tuza kuba yabafashe kuba yafasha abantu b'abapasiteri akabavanga n'abantu b'abakristo basanzwe ibyo babyakiriye oya buriya perezida wiyimitse aba afite n'uburenganzira nyine bwo kunoma bashaka ndaza kubaza gusa nimba nta ruswa yabayemo bashaka kumukura ku mihanda oya ntabwo nakuraho perezida se byose njye ko ntateganya kuba perezida oya sha ntabwo byapfa kunyorohera igifaransa cyanjye ni gike ni uwuhe muntu muri bariya bahaye umwanya wabonye atawukwiriye uraza kumusoma muri komenti ziri uraza kubona komenti zo ziri kuvuga ibindi bintu uraza komenti nzi gusomera umukono zivuga yazihorera babahaye andi magarada atayari yazihorera izo komenti zihorere ariko uriya muntu ni umugome pe bose yabagize abaperezida bose yagiye bagira abaperezida ariko b'urwego rugiye rutandukanye ariko icyo twavuga nyine Pastor Claude we yibereye muri showbiz nta rwanga aba yabikoranye yewe ibyo wenda nanjye narindi gutebya mu kanya nta rwaga aba yabikoranye aba yabikoze agira ngo showbiz ikomeze yicururize ikomeze rwango ntabwo yanga Rwema kandi na Rwema ntabwo yanga Claude kuko ejo urababona bari kumwe kuri social media rero biriya aba ari utuntu bari kwikorera kugira ngo abantu bakomeze bishime bakomeze baseke nubwo hari ababirakariramo ariko hari ijambo Junior Giti ajya kunda gukoresha turi kumwe aravuga ati ko mbona mu birakariyemo ati kandi nta mukire urakara undi kubona uri umuntu w'umukire ukarakazwa n'utuntu tubonetse twose abatindi nibo barakazwa n'ubusa umukobwa wawe ngo yabuze ku mihanda umukobwa wanjye nde Bishop Brigitte yabuze ku mihanda kugeza naho nawe nta mwanya bamuhaye ari mu bayoborwa yabuze mu bayobozi yaba yibumbuye se kubera nta mwanya yahawe ntabwo turabimenya nta kintu arabibona yaha umwanya afite w'ububishop urahagije ntabwo ari ngombwa ngo abe perezida cyangwa visi perezida cyangwa uhagarariye iterambere ry'imihanda ntabwo ari ngombwa umwanya w'ububishop urahagije kandi nzi kanyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru umuyobozi wa intelligence ndagushimiye agakanya rero yisuma ako kazi oya urwo rwego ntabwo ruvugwaho ariko burya nirwo rukaze na hariya papa aba yagiye kwiyamamaza nirwo rubanzayo rukora ibintu bikomeye wowe ubona ubyuka mu gitondo ugakaraba ukambara ariko hari ababa baraye bakora rero urwo rwego rurakomeye buriya niyo mpamvu ku mihanda utigeze wumva bagira icyo baruvugaho bazi ko rufitwe n'umuntu umwe uruhagarariye turahatwitse wakoze cyane ariko icyiza ni kimwe ni uko abantu bakomeza kubana mu mahoro n'ubwumvikane kuba umuntu mudahuje ibitekerezo mudahuje atemera ibyo uvuga bivuze ngo abo umwanzi wawe yego sibyo uri kurikirana turimo turabona abakandida batandukanye biyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu kandi tukabona na mubyeyi wacu twibutsa abantu ko ku itariki 10 z'ukwa kangahe ari ukugira gute no kujya ku gipfunsi umuntu akaba ari hatera igihugu niko gahunda imeze ariko urabona abandi perezida bari kwiyamamaza bariya bandi ba Green Party n'abandi
ntabwo kuba batari kwemera ibyo RPF ivuga bituma baba banzi, kuko nyuma y'amatora ubona babahaye imyanya. Frank Habineza n'umudepite babyumvise, babahaye imyanya hariya bakaba bari aho. Rero ntibivuze no ku mbuga nkoranyambaga nimba ivuga ibintu ntitubyumve kimwe, ntaza nkabivuguruza, ntibivuze ko turi abanzi. Babyumvise, ntabwo tuba turi abanzi, tuba turi muri showbiz nyine. Ariko bye kuzamuka ngo bitutumbe, abantu barinde kuzana intwaro, barinde kuzana ibintu biremereye, barinde kuzana abana n'ababyeyi, ntago ari byo. Rero ikimana idusaba ni kimwe, nuko dukundane abakozi b'Imana, abashumba dukundane, bavuga butumwa dukundane, abanyamasengesho dukundane. Nimba umuhanuzi kunda abanyahanuzi bagenzi bawe, nimba umuvuga butumwa bagenzi bawe, wikigira nkaho uri Imana cyangwa uri intungane, nkaho ari we Mesiya wapfiriye itorero. Itorero ryapfiriwe na Kristo, niwe warimeneye amaraso, arifuhira kuruta uko wowe urifuhira. Abantu baza kuri social media bakagaragaza ubukana n'umujinya mwinshi ngo niko Imana ireba, ngo niko Imana ivuga. No, ubwo bukana mugaragaza ni karakteri z'iwanyu, ni amahane y'iwanyu, muri famiye ni amahane y'iwanyu, mu bisekura ukomoka. Ntabwo Imana ireba ityo, Imana ntikambya agahanga, Imana ntihekenya amenyo, Imana si uko nguko ireba. Ariko umuntu araza ngo kuko niko Imana, ngo Imana yafushye akadiraguza agahekenya amenyo, akavuma abana agatongera, akagira ate, agasiga ateye ubwoba abantu nyine, kuko abantu bakunda babakanga. Byasoza ati ni Imana yari intumye, batumuhanuza ati ngo yubakwe. No, Imana ni urukundo, dukorere mu rukundo, tubwirire, dusengere mu rukundo, tubwirize mu rukundo. Nyaboneka nimba ndi umunyentege nke, nyegera we munyembaraga, nzaba umunyembaraga. Icyo ntashoboye uyu munsi ejo nzaba ngishoboye, kuko aho imbaraga nke ziri ni imbaraga z'Imana ziba. Wabyumvise? Rero abantu bige kudacirirana imanza. Uyu munsi gihe hadutse umwuka wo gucirana imanza gusa, itorero rirangariye mu guca imanza, kandi biravuga ngo ntimugacire abantu imanza. Urumva? Itorero rirangariye, abahanuzi bacirangariye mu manza, arabwiriza ariko agasohoza aciriye imanza abantu. Oya, kuki mutokora udutotsi duto turi mu maso ya bagenzi banyu, mwirengagije imigogo iri mu maso yanyu. Wavuga y'inzuki ntabwo yanywiza ubwazo. Rero abantu bose bige gukundana, ubake bene so, tubakanwe nk'umubiri umwe wa Kristo. Ibyo nibyo Kristo adusaba, twubakanwe nk'amabuye mazima. Ukunde mugenzi wawe, nimba hari icyo umurusha muwe, wimuha nk'ujugunye. No, gutanga kose kuzana umugisha. Waho umuntu akabikoresha ibyo ashaka, waho umuntu atarabikwiye upfa kuba wabikoze. Gutanga kose kuzana umugisha kuruta guhabwa. Uyu munsi ndiho kubw'abantu nagiriye neza, kubw'abantu nagiye mfasha mu gihe nari mfite uburyo. Urumva? Rero mu rukundo habamo gutanga, mu rukundo habamo gushyigikirana, mu rukundo habamo gufashanya, mu rukundo habamo kubakanwa, mu rukundo habamo mu rukundo harimo byose. Nidukundana tukarenga ibyo dupfa, tukarenga ibyo by'amatitire, tukarenga kumva twakikubira. Usanga umuntu ashaka kwikubira diaspora yose kugira ngo ayikubire nuko yirwa asebya abandi. Usanga umuntu ashaka kwikubira imitima y'abantu bose kugira ngo ayikubire nuko asebya mugenzi we. Ntabwo bizabahira, nta kure habaho, ntabwo uzagera abandi batageze. Ibyo byose turuhira dusoza tubisize ku isi, bikaribwa n'abandi batabiruhiye. Icyiza ni ukubaha Imana, ukabana n'abana amahoro. Ibyo bizagufasha, ibyo bizafasha. Ariko twe kubana duhigana, ibi tururumbira, ibi bidutera gushukura, ibi bidutera kurara tuvuga nabi, tuzabisiga, isi tuzayivaho. Urumva? Njye nabwiye abantu ntabwo nkijijwe kuko nzaba mu ijuru. Jewe nkijijwe kuko gukizwa bimpa kubaho neza kuri iyi si, bimpa kubaho numva mfite amahoro, bimpa kubaho mbanye n'abana amahoro. Ni icyagakiza kamariye. Iby'ijuru simbizi, nzabimenya umunsi nzaba ngezeyo. Ariko agakiza kafitiye inyungu muri ubu buzima. Urumva? Kafitiye inyungu muri ubu buzima. Umutwe wanjye haroroshye, umutwe wanjye haratuje, kubera ko ntekereza kuri Kristo. Rero twige kubahana abakozi b'Imana, twige kubahana abadiyakoni, twige kubahana abaririmbyi, twige kubahana abavuga butumwa, abashumba, twige kubahana, twige gukundana no kubakanwa no guhishanya ubwambure. Wibona mwene so yambaye ubusa ngo nawe utwikurure, uzomere uhagarane nawe ngo ni murebe yambaye ubusa ngo yaratinze kugaragara, ukabona uri kwishimira ibyago bya mwene so. Ntabwo ibyo bw'ibyo bigaragaza umwana w'ubwami bw'Imana. Mu bwami bw'Imana haravuga ngo mubabarane n'abababaye, mwishimane n'abishimye. Umugenzi we nakosa umusange, nimba nagukoshereje nsanga,
ibyo ni by'ubwami bw'Imana nibyo Kristo atwifuriza. Murakoze ndabakora. Nimero zawe nazivuze ni 82458518 kandi nitwubaka gutya tuzubaka umubiri wa Kristo, ariko buri munsi duhora dusenya umubiri wa Kristo. Iyo turi gusenyana tuba turi gusenya umubiri wa Kristo kuko turi umubiri wa Kristo. Bibiliya iravuga ngo ingingo burya yino ribabarana n'izindi ngingo zose. Ni gute mwene so agira ikibazo wowe ukakishimira? Ntabwo muri bene data. Maze kumenya ko hari abantu tugenda natari bene data, maze kumenya ko hari abantu dusenga natari bene data. Ni gute nkubwira ko mbabaye wowe ukishima, ibyishimo byanyu ukabihindura ibitwenge byawe? Kandi no rikwiye kubabarana n'umutwe n'amaboko, nicyo urutoki rubabarana n'ingingo zose. Nimba turi ingingo zabaye, nimba turi ingingo zigize umubiri wa Kristo, ni gute mbabara ukishima? Hari abantu tugenda natari bene data, hari abantu twitiranwa amazina yo kwa abapastor atari bene data, sibyo? Nakubwiye umuntu wambujije urusengero, nakubwiye umuntu wambujije amahirwe y'umugisha, umuntu yendaga kunyifashiriza kuntera inkunga, ariko ari umukozi yitwa ngo ni mwene data, kandi ninjye wamupresence kuri uwo muntu. Ariko amumbajije asiga ibintu bitabaho, asiga godoro n'uyu munsi ndacyarwana no kwikaraba. Rero nimburi mwene data bagira abandi batagezeho, ariko iherezo rizaba ribi kuko wabanye na bene so atari bene so, utababarana nabo mu bibabaro yabo. Nimburi mwene data jya ubabarana nanjye mu gihe mbabaye. Ibyago byanjye wumva ari ibyago byawe, umubabaro wanjye wumva ari umubabaro wawe. Nimburi mwene data koko, kuko urugingo rubabarana n'izindi. Kandi ibyishimo byanjye ibyishimo byanjye, ibyiza byanjye ndi kugeraho ubyishimire. Rega ntubize ejo dushobora guhura nkaguha akazi, ntubize ejo dushobora guhura harihira umwana wawe ishuri, bucya bucyana yandi, ntabwo wamenya aho tuzahurira. Ariko se urambuza umugisha, urambuza amahirwe, urambuza kwibanira n'abantu, urambuza. Imana ibagirire neza bene data, tubakanwe nk'amabuye mazima. Yesu ari hafi kandi ntanatinda, urupfu ntabwo rutinze. Mukura amaso ku by'isi mutumbire Kristo, niwe banze ryo kwizerwa. Murakoze ndabakunda. Murakoze cyane. Ndabashimiye mwe twatangiranye iki kiganiro tukaba tujyanye ku musozo. Reba ko wibutse kwanda subscribe kugira ngo bashe kubana natwe mu bindi biganiro byaza. Ciao ciao. Mugisha Rwanda TV ni yanjye ni yawe, ni ihuriro ry'amakuru ya Gikristo asesenguye kandi ahumuriza imitima ya benshi.